je kwica abahanuzi imva barahuhuka utabahanuzi rwose munyitege nabaye bahanuzi je kwica senga Imana dutangirire itwaje yaba tugabije Imana yavuze itumva ndababahaye mama Lione ndabaguhaye muri iki gitondo ndabaguhaye barakabije nije Imana yabagabije dore ko mvuga ngo ndakabye Imana yabangabije murapfa pe niko Bibiliya ivuze nukuri murakabije ntasome abandi ngo tuyoboye amatorero munagahagarara imbere y'intebe akereka abantu ko ayoboye itorero murapfa yego nicyo ntazi ubwo urongeye bakubona n'umusore agusuye kandi wenda aribona kurambagiza ubwo uzanye indinda ubwo urongeye abajya kubyara babo bakabirukana bati tukajyana icyo kinyandaro kitazadutera umwako umwana akaza yanzwe bamwe biyahuye mu kazi ko mu rugo abandi bakoreshwa nabi abandi nta rukundo bafite babaye ngo ibyohe by'umuryango abo bantu babyariye iwabo ngo babita abafiyemere mu gifaransa ndashaka kubiyegereza nabateguriye inkunga nzabaha ku giti cyanjye inkunga nzabaha mbonye uwayongera nakora double kubyo natekereje ndana mwikofe turazizi zimwe mugendana mwikofe zimwe muzinduka mukazunguruka intebe mujugunyaho ibintu turabazi n'ababibazanira turabazi ariko Uwiteka abo bose yabangabije muri iki gitondo Mana ishimwe murakabije abantu bananiwe gutandukanya isuburisha umuriro bananiwe no gutandukanya Imana yo kwa Ahabu bananiwe gutandukanya n'Imana yo mu Isiraheli mwabacanze abantu bari kumamagara ati mama Lione Imana ko yambwiye gutya na gutya ikaba itari misubiza iyi Mana ko mwanuza ampanuriye gutya undi akampanurira ntya undi nawe akambwira gutya bikaba byanze kuvamo mbigenze ne byanze kuvamo kubera ko mwacanze abantu Uwiteka nyiri biremwa yambwiye ngo simbatinye gupfa byo murapfa niko Bibiliya yavuze ngo uwo muntu uri gucanga abantu muri urwo rwego uzamwice 21 ngo kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze urumva ikibazo abantu bafite mukozi wema bari mu ijambo ribivuga ngo tuzamenya gute ijambo Uwiteka atavuze urumva ahantu bacangiye abantu mbega twebwe ko twihannye vuba ko aribwo turimo tuza mu idini ariko si ubundi aba bantu mwe muri muza mu itorero mugashaka kujya mu bahanuzi bite byanyu mwebwe mwaje mukicara kandi ku munsi wo kumva ijambo ry'Imana ni muze mu materaniro abapasiteri baba babatumiriye abantu bazima murimo murirukanka mujya za Gobzori kugira gute ubundi mwebwe ko ariyo yayo ko namwe tutazi ukuntu muje ko muje nabi muje intambike barakubatije ntushaka kwinjira mu rusengero rw'uwakubatije urashaka gukata bera b'Imana bakunzi b'Imana turabasuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko tubana hano kuri Icano Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire ibaye kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibanezeze basetse ibahe iby'imitima yanyu yifuza kandi imitima yanyu ihugukire iby'ijuru haleluya amena twerekeje kuri Nyagasani amen Burasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru umujyi wa Kigali nka gatandatu y'Abadesoro abantu mudukunda mucecetse abantu mudukunda mukanavuga abantu mujya mushyira comment ku biganiro byacu Imana y'amahoro ibaho umugisha abantu mutubwira muti uyu munsi mwafunze comment muzifungure tuvuge tukazifungura mukaza mukavuga hari n'igihe tubikora natwe tutabizi twisanga nyine aho twari turakanda all comment tugasanga ntabwo twabikoze aho tugasanga twashize icyo bajya bita disable yuko ziba ziri disable nyine ariko mutubabarire ibyo bintu nabyo tuzajya tubikurikirana mbere yo gusohora ikiganiro rwose mwishirireho comment Imana kandi ibishimire cyane dusuhuje abantu mwakoze subscribe kuri Icano Imana ibishimire cyane muri abantu b'intangarugero muri abantu bo gukundwa muri abantu bo kubwira ngo Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi niba urwaye ibukize niba udafite ubuzima buze muri we mu izina rya Yesu Kristo kandi nuba ushaka mwuka wera n'imbaraga za mwuka wera
ubibone mu izina rya Yesu Kristo. Niweho byabereyeho kugira ngo ubibone, kandi isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. N'Uwiteka n'uwawe. Mwaramutse neza mu Marioneri? twaramutse. Amahoro y'Imana abane nawe. nawe muyahorane. Nk'uko bisanzwe iteka mwubaha Imana kandi uyihimbaze. n'ubu ni iteka ryose. Amina. Mumaze iminsi muri he mu Marioneri? Ko nawe narababuze. maze iminsi ndi Bujumbura mu gihugu cy'abaturanyi Yego. mu murimo w'Imana. Imana akoze imirimo n'ibitangaza. Yego. dusize bameze neza, Yego. tuje tumeze neza. Musize bameze neza, muje mumeze neza. ye Wa mbega insubirajwi nziza. Mu makuru tutaratangira ikiganiro ngo nguhe gusenga, mu makuru ndi kugenda nakira nuko mugiye gukora igiterane cy'imbatura. Ati reka akantu ngakorere ntuza umva cya giterane mwari mutegereje, mutigeze mubona, mutigeze munyumvana. Njyewe mu Marioneri kuri iyi tariki ya 18 kugera kuri kangahe uri buze kwivuga nicyo wamamaza tubonye umuzukuru. ayo giterane mutigeze mubona. yego. dushiraho amakorari aririmba kuramya no guhimbaza Imana. tuza turi kumwe na korari, tuza kumwe n'abavuga butumwa beza b'amavuta bagaragiwe na Marioneri igifaru, aho kubohoka abantu bazabohoka live, kandi abandi muzaba abo hanze namwe twarabatekerejeho, aho tuzaba kuri live streaming. Inkunga yawe ikaba itegerejwe kandi inakenewe muri iki giterane, aho tuzaba turi kubohoka live, dusenga, twibwirizwa ijambo ry'Imana, nta kindi, kandi dufasha abababaye, dutera intambwe yo kubohoka ndetse no kwegera mu byiza Imana dutegurira. Ni Marioneri. umva mbonye umwuzukuru wa Mukesha batware umuntu yatwanditse akatuvuga byaba ari byiza, ariko Marioneri tuve mu bintu byo kuryoshya inkuru. Ufite igiterane. yego. Ntarakubaza mu giterane kimeze gute, ni ukubera iki watekereje gutegura igiterane mu kwezi kwa munani? ukwezi kwa munani ni ukwezi kw'amateka kuri jye. Yego. ijambo rya mbere, mvuka ndi umwana wa munani. Yego. kabiri, nakoze ubukwe mu kwa munani ku itariki 4 Yego. z'ukwa munani. Yego. gatatu, mvuka mu kwa munani. Yego. Uvuka mu kwa munani, wakoze ubukwe mu kwa munani. ndi umwana wa munani. Uri umwana wa munani. ngiye gutegura igiterane mu kwa munani. Kuri ile tariki 18, 19, 20. iminsi 3. 3. Mwene data ukurikira Zamara TV, ukurikirana Evangelist Marioneri, ndakuraritse muri iki giterane, kandi uzaba uri kugikurikirana live kuri Evangelist Marioneri. Ariko 19 zitaragerwamo, uyu munsi turire tariki 8. Yenda ushobora kuba ubonye ikiganiro kuri tariki 8 cyangwa se kuri tariki 9, ariko ndabizi neza ko kuri tariki 9 ikiganiro ntaca nizaba itarauploading ikiganiro. Ndakwinginze ngwino muri iki giterane, kandi niba utakigeramo uzagikurikirana kuri Evangelist Marioneri live streaming. Uhereye ryari kugera ryari? uhereye ku itariki 18. Yego. Sangahe? 18 kizajya gitangira kuri 18 kizatangira saa 10 z'umugoroba, gisoze saa 1. 19 cyongera gitangire saa 10, gisoze saa 1. ku itariki 20 gitangire saa 9 z'umugoroba, gisoze saa 1. Yego. hanyuma kizabera Nyabugogo, ahantu horoshye kuhagera. horoshye kuhagera. Location ngo ni kwa Mutangana. Yego. urumva iyo ugeze Nyabugogo muri gare ku bakoresha taxi, uteze moto uje n'imodoka ya parking irahari hagije. naho kizabera nagishyize mu masangano y'umuntu wese yo muri gare, vraiment bayita internationale gare y'imodoka. nibyo. icyo giterane rero mu mateka kuva nava mu ndama Mama Margarita nibwo jye nteguye igiterane. Yego. ubundi najyaga mu byateguwe n'abandi nkaba ari byo ubibwirizamo. Yego. nkajya mu byateguwe n'amadini nkaba ari byo ubibwirizamo. nkajya mu byateguwe n'umuntu runaka nkaba ari byo ubibwirizamo. Jyewe ubwanjye nicyo giterane cya mbere nteguye, kizakorerwamo ibintu byinshi.
muri ibyo bintu byinshi nk'ibintu bitatu mama Leonel uzakoreramo abantu ku buryo hari n'umuntu watekereza akavuga ati ariko se mama Leonel niki kintu namufasha kugira ngo igiterane cye kigende neza. Yego, nubwo n'ubundi kizagenda neza nibwo bitakorwa. yego, nubwo bitakorwa bizagenda neza, ni nka kwa kundi iwanga kurema isoko n'ubundi rikarema. Yego, ariko nanone we warirema Yego. nawe ayo mafaranga akinjira kuri uwo mucuruzi, yaba ku mucuruzi no mu misoro ya leta. Yego, ariko ndifuza ko abantu banshyigikira. urambwira ati vuga ibintu bitatu by'ingenzi nubwo n'ibindi ari ingenzi. icya mbere, intego yanjye ni ivugabutumwa, kwihana, kwigisha abantu kwizera no kubohoka kw'abantu. twemera abantu baraboshye. yego, utaboheye mu byaha aboheye mu by'iwabo, utaboheye mu by'iwabo aboheye mu byo kwa shebuja, yego, utaboheye mu byo kwa shebuja abohewe mu byo aho yashatse. harimo kubohoka. kabiri, harimo guha keya idasanzwe abakobwa babyariye iwabo. yego, nabatekerejeho ndi mu mwuka, kuko mu mubiri ntibikunda. nabatekerejeho aba bantu ndi mu mwuka. nagize amahirwe iwacu twese uko tuvukana twagize amahirwe yo gushaka tutabyariye mu rugo. ariko maze igihe kinini cyane nkurikirana ibiganiro n'amateka n'ubuzima by'abakobwa babyariye iwabo. yego, mbona bafite ikibazo. ikibazo cya mbere, bafite icyangiro mu muryango. yego, nicyo ntazi. ubwo urongeye bakubona n'umusore agusuye kandi wenda aribona kurambagiza, ubwo uzanye indi nda, ubwo urongeye. abajya kubyara wabo bakabirukana bati tukajyana icyo kinyendaro kitazadutera umwako. umwana akaza yanzwe, bamwe biyahuye mu kazi ko mu rugo, abandi bakoreshwa nabi, abandi nta rukundo bafite, babaye ngo ibyohe by'umuryango. abo bantu babyariye iwabo ngo babita abafiyemere mu gifaransa. ndashaka kubiyegereza. nabateguriye inkunga nzabaha ku giti cyanjye. inkunga nzabaha mbonye uwayongera nakora double ku byo natekereje. babura mfite abakunzi hano kandi mfite abantu bakunda ibyo nkora bagakunda n'ibyo mvuga. bazaba bahicaye babwirwa neza. ukeneye kurira ajya hano muri iki gituza cyanjye arira. haleluya. arira. nziyaranja ku munsi wabo nambara umwenda ukomeye ufata amarira, ku buryo ukeneye kurira nziyaranja nambara igitenge nicyo gifata amarira. ukeneye kuruhuka, erega reka mbabwira abantu badukurikiye, hari umuntu ukeneye umuntu wawe namubwira neza basi akamubohokeraho. muri icyo gikorwa hazaba harimo gukora akajeste ko kubambika umwambaro w'icyubahiro urimo ubuhanuzi, ubohereza mu ngo zabo, ubakuraho icyangiro, ubashyiraho igikundiro, kubengukwa, kugira ijambo. icyo kintu narakibwiwe mu mwuka. hari uburyo numva nzagikora, ariko ni mu gishyigikira nzagikora kurushaho, kandi Imana izabaha umugisha. gatatu, nakomeje kuvuga igihe kinini ko uru rwego ngezemo mvuga. uko abantu bambaza ngo kuki udacuya, kuki utagwa, abandi bahanuzi bageze muri uru rwego baragwa. nzerekana umubyeyi wanyigishije, umwe mpora mbabwira, Reverend Ngamije Viateur. nzamuwereka. abantu bafite amatsiko yo kumubona muri icyo giterane. azaba ahari. amen. ni umubyeyi wafataga igihe akanankubita, naba nigishije n'abakankubita, naba navuze ururimi rwo mu ijuru, ejo yarunyumva nakankubita, naba natinze gutaha bamuha raporo ko natinze ku mugoroba akankubita, yagira umuntu w'umusore mbonana nawe akankubita, yabona nambaye umwenda utajyanye n'umurimo w'Imana akankubita, kandi akankubita ambwira ati mwana wa sinkwanga. hano umunsi igeze kunkubita ndivumbura, numva sinzagaruka mu rusengero. uwo munsi nibwo yambwiye ati mwana wa sinkwanga, yewe iyo nkureba mu mwuka mbona uzagera kure, uzamenyekana, uzazunguruka isi, uzakora umurimo ukomeye, ndi kukurera nk'uzagira icyo wigezaho mu gihe ntahari. ibi bintu nubikora neza bizagutunga, bizakubakira urugo, bizakwigishiriza abana. uyu muntu ntabwo akwiye gupfundikiranwa ngo apfukiranwe. nzamwerekana, kandi nawe namuteganyirije inkunga ijyanye n'ubushobozi mfite. n'umuntu waba atayari akavuga ati uwo mubyeyi utumye ukiri muzima
nawe natwe turashaka kumushimira gutya na gutya. Nibyo bintu bitatu umbajije, nubwo hariho n'ibindi byinshi, ariko nibyo bintu biri muri icyo giterane, kandi kizaba ari igiterane kirimo abanyempano, kirimo abanyempano za mpano z'ubuhanuzi, kirimo abatumirwa, kizayoborwa n'abahanzi b'abasirimu mu bwonko, b'abasirimu mu mwuka, bataravangavanga. Kizaba kiyobowe neza, nagiteguye nk'umuhanuzi ukuze. Kizaba kirimo abavugabutumwa mutamenyereye cyane, bakuze mu byerekeranye n'ubuhanuzi buzima, ikiganza kurambikaho ukumva ko utakirambitsweho na bamwe bavuye hariya hakurya. Ibyo bintu bizaba bihari, muratumiwe mwese. Mbere y'uko n'ubundi usenga ho gakeya, ndashaka kugira ngo nkubaze akandi kabazo kugira ngo twinjire mu cyo uyu munsi wa none. Wabyutse umbwira uti ndashaka kugira ngo baganize rino jambo, ndagusesa cyane, ndakubwira nti uko ndibuze kurivugaho baribuze kuza kubyumva. Muri iki giterane hari uwakwibaza, ese wahamanya n'umwuka neza yuko uzabona abantu bazagitaha, yaba bajyanye n'abo baterewe inda iwabo, babyariye iwabo, cyangwa se mu kimwe n'abakristo n'abagukunda, icyo ni kimwe. Ese mu mutima wawe wumva uzababona? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese nubabona bakaba benshi, warateguye ahantu hato, ntabwo umutekano wo kubasigasira bizakugora, kandi ari nawe uri na ntuza ku gatuti. Kubura abantu byo numva ari ibintu bidashoboka. Yego. Aho kizabera honyine, abakarani bikorera imizigo bonyine, mpanyura bati mama araje, nkanyura navunjishije inote za 500. Nejo bundi mvuye Bujumbura, niho hantu nanyuze nazivunjishije. Abakarani bati mwamenye ko mere yaje, ngenda mbahereza byonyine, nibabona banderole yanjye ko nzaba mpari, bo bonyine ntibazabona aho bicara. Yego. Hanyuma ikitwa kubura abantu, hano abantu bandwanya ni bake, nimba ari benshi ni nka 3, abandi baranyemera. Mubari rero 3,300 hafi 4 binyemera. Nizeye ko abantu bazaza, ndabyumva ko bazaza. Kandi batanaje, reka nabyo tubivuga, kuko basaza banjye baravuze ngo Imana yacu basha kudukiza, ariko naho itadukiza ntituzapfukamira ibigirwamana Nebukadinezari yabaje. Kandi batanaje, sije muntu wa mbere waba uteguye igiterane abantu ntibazi. Kuko nzaba bitegura nyine ntibazi, ariko gihe bazaza ndabizi neza. Ikindi, babaye benshi cyane kuruta ahantu nateguye, ibyo nabyo birashoboka. Numva bizashoboka. Aho hantu niho naboneye ubushobozi, kuko murabizi mu myaka tumaranye abantu bari hasi njya niyemera. Yewe aho hantu niho naboneye ubushobozi. Yego. Guro baramutse babaye benshi, namenya ko ubutaha abashuti banjye bankurikirana bazaza bakabona koko mama Marioneri iyagira ahantu hanini tukisanzura. Ubwo ubutaha ninyikoresha kuko ndashaka kukigira igiterane ngaruka amezi. Ubwo ubutaha ningitegura, aba bantu banjye bazavuga bati ushize twabuze aho twicara, cyo cyerekera twishe, bazanshakira ahantu hanini. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire cyane. Nasaba abantu bakurikirana Evangeliste mama Marioneri, kandi ikindi reka akantu ngiye kukubwira. Ikibazo nanjye kubaje ari umwigizo, ndabizi neza. Iyo ukoze live streaming aba bahari, ijambo ry'Imana yarambwiye ngo aho umwe babiri bazabateraniye, ntabwo ari umwe cyangwa babiri. Rero aba protocol guteranyaho abari ku buhanga bw'ibyuma, guteranyaho nawe watumiye barenze 3, 4, 5, 10, 20, 30. Icyo cyonyine aho warangije ko aho iteraniro Imana ishaka riba ryabaye. Amen. Reka ngusabe usenga Imana, twitangirira uyu munsi wagize uti nje kwica abahanuzi. Imva barahuhuka. Utabahanuzi rwose
munyitege nabaye bahanuzi uje kwica senga imana dutangirire icyo kintu. mana nyiribihe Haleluya. uhinduranye ibihe n'aka kanya uhinduranije ibihe ndabibonye ku muntu nkurikiye. uwari urwaye ahise akira, uwari ushonje ibiryo birabonetse, uwari ubuze urugo rurabonetse, uwari ubuze hepfo ahise abona no haruguru. Aleluya. kuko ibihe urabifite wowe ubwawe uhamagara ibihe bikitaba utiriwe uvuga amazina. hakaba n'igihe ukubita akavugirizo gusa bikaza byiruka. mpamagarira ibihe kuri aba bantu, mpamagaye ibihe by'ibyishimo, mpamagaye ibihe by'ibitwenge, mpamagaye ibihe by'amahoro, mpamagaye ibihe by'umutuzo, mpamagaye ibihe byo kwakira, mpamagaye ibihe by'amahirwe, mpamagaye ibihe by'igikundiro. nanjye ndabihamagaye n'ibyitaba aba bantu bankurikiye. urakoze data, ndagushimiye ko wari warabuze agiye kubona, wari urwaye agiye gukira, wari uri mu nzira agenda agiye kugerayo amahoro, wari uryamye agiye gusinzira amahoro, uwaterwaga atongera guterwa. iri jambo rigiye guhindura ibintu byose bigahinduka. ndagushimiye mu izina rya data wa twese, umwana n'umwuka wera. amina amina. yesu abahereza umugisha cyane. Yesu abishimire kandi imana y'amahoro namwe bishimire. amen. rero iri jambo rindimo aba bahanuzi imana batanze mu maboko yanjye. yaba kugabije. hari abahanuzi imana ikugabije. yabangabije, yabampaye, yabangabije pe. yajyaga ibampa ariko noneho uyu munsi yabangabije. hari ukuntu iguha abantu mu kanya ikabakwambura, ariko noneho igihe yabangabije. yego ntubatinye, mbega yamaze ubwoba. mukurikire mwumve, ni bibiliya murabizi ko ariho jyewe niho jye nshakira, niho ndira, niho mpumbira. ahangaha niho hava ibirayi ndya, aha niho hava za sitire mu mbonana, aha niho hava minerivare z'abana, aha niho hava inshuti mfite. naha rero naho uzanshakira. nyarukira mu gutegeka kwa kabiri igice cya 18 duhere ku murongo wa 20 tugeze kwa 22. haravuze ngo ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo. umuhanuzi reka dutangire, bazajya bihangana kuko barabibona ko ndwaye amaso. ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. 21. kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo uwiteka atavuze? umuhanuzi navuga mu izina ry'uwiteka hanyuma icyo yavuze ntikibe, ntigisohore, icyo kizaba ikitavuzwe n'uwiteka. uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. ntuzagire gute? ntuzamutinye. uzamusingira umushinga inkota mbese. mbega umurangiza umuhuhure. yego. kuko jyewe ndi muri kubita utababarira. muri iyi minsi ndi gukubita simbabarire. yego. kandi nshyigikiwe n'ijambo. yego. rya nyir'ijambo. amen. uyu munsi icyapa ngishinze ku bahanuzi. yego. bavugishwa n'Imana n'abavugishwa n'izindi mana. yego. kuko barahari, bibiliya irabavuze. yego. ndabanza mpere kuri uyu muhanuzi wihimbira. yego. iri jambo ririmo muri amagambo tuvuze. wihimbira, akihimbira ibitavuzwe n'Imana. yarasa ariko mama Rene, uyu muhanuzi wihimbira ubundi yarasanzwe avugana n'Imana. hari aho yavuganiye n'Imana kugira ngo ye basa atangire kwihimbira, cyangwa yahagurutse yihimbira? uyu muhanuzi ashobora kwihimbira asanzwe avugana n'Imana. aho sasa rero uyu muntu usanzwe avugana n'Imana akaba ateguye agafilimi ko kwihimbira. yego. akavuga ati ngiye kunywa agakofi hariya niko zararuguru mu mujyi, ngasomeho ntegura ubuhanuzi runaka yantumeye, ngiye kubutegura kandi ndategura ubujyanye nawe.
hari agasitori kamwe k'umubishopu mu gihugu cy'abaturanyi yari afite imodoka iriho ibirahure bya fime. We yarazindukaga akayiparika ku muryango neza abakirisitu binjirira, akazamura ibirahure nabamenyaga ko arimo, agacunga uko umuntu yinjiye n'inkweto yambaye, abakeka guhanurira abantu azi ari buhanurire bafite akantu, yabarebaga uko bambaye n'inkweto bambaye akasevinga hano, undi yazimanuka akareba uko yambaye n'inkweto yambaye n'irangi yisize ku nzara agasevinga. Yamara abo yapanze kwihimbira yabona babonye iteraniro rigeze hagati, akava mu modoka akajya ku ruhimbi akikunkumura siyo mbega akikunkumura ati wowe Imana irambye ati utiriwe uvaho, agacunga nyine umuntu uri hagati atagaragara. Imana imbwiye gutya, inyeretse n'ibara wisize ku nzara, agahita arivuga, n'inkweto wambaye agahita azivuga, ugahita usaruka Imana irambonye we, Imana ibonye inkweto n'inzara nicaye mu bantu benshi. Uwo muntu ariko aba akurangije, uwo muntu aba yahimbye, aba yateguye gutyo abantu imitima y'abantu arayiyegereza arayigabiza, ariko bitewe no kubarebera muri filime. Uyu ndamugereranya n'uyu muhanuzi wihimbira akavuga ati jyewe ndabuhimba tu, sinshobora kwinjira muri urugo ngo mpave ntahanuye, ndabuhimba. Akabanza akinjira ati Uwiteka arambwiye ngo abahaye visa, arambwiye ngo uko imisozi gose Yerusalemu ni Uwiteka gose abantu be. Ibyo ni bihimbano, ni Dawidi wabivuze, gabanya itiko. Mu kandi kanya uti Uwiteka aravuze ngo abongere iminsi yo kubaho, tikura gake, naryo ni Dawidi warivuze. Mu kandi ukongera ngo Uwiteka arakuzamuye, hinda gake, tikura gake, ibendera Uwiteka aratuzahuye rifite uwarivuze. Gabanya itiko, ibintu byose uri guhanura bifite ababihanuye, reka kurepeta ubuhanuzi. Tikura gake, wowe nyemeza umbwira uti utwita umwana w'umuhungu azavukana ibiri binibi, agatsisino ke kazaba kigondoye, azavukana n'indege, ahura umpaye. Noneho bazaze gushima Imana, ujya gushima Imana avuga ati umuhanuzi w'Imana profetese yarebye muri jomeri y'ijuru, areba mu nda yanjye, amenya naho uri kurebera muri filime z'imodoka. Twarabavumbuye muri kuturebera muri filime z'imodoka, mukamenya uko tuje twambaye, mugahita mwihimbira ubuhanuzi. Turabahagurukiye sasa, ndero mpagurutse yabaduhaje ngo nitubatinye irabatugabije. Imana yavuze ati uwihimbira wese apfe ngo tumwice. Eko hari umuntu wihimbira mama Rene, nukuri hari noneho n'undi wihimbira n'ubundi asanzwe nta kintu Imana yigeze inamubwira, atarahabwa n'Imana no guhimba sha, akamenya uko umuntu yahanuye batarareba ikiganiro cye neza, akaza akarepeta ibyo yahanuye, akaza ati mumpe mikoro mvuge. Hari umutipe kazi twajyanye ahantu, hari n'umutipe rega, umutipe kazi uyu mutipe kazi twajyanye ahantu, ntazi ko agira ubuhanuzi bw'ubuhimbano. Ahantu nyine ubwo simpavuze, ariko nimvuga ko hari kamera urahita wumva ahantu. Yego, arambaza agira akenge, arambaza ngo mama Rene ngo hano haba kamera, ni no muri jaride hose zibamo, no muri jaride hose zibamo. Nawe ubwo yari yashushanije, azanye udupfunyika dutatu, agiye kubanza akikozana akadutabika ahantu, yarangiza akajya muri sarati mbwiye ngo jyahanaha ucukurura hasanga ibyo bagutegeye. Urumva yabihimbye kugira ngo wemerwe ko ari umuhanuzi. Aragenda bicatarika ahantu, abatumye kubikuraho, baraza bemeye ko ari umuhanuzi kandi ari ubuhimbano. Abantu badukurikiye bibuka ko hari ubuhanuzi bw'ubuhimbano mwemera, kandi ubutari ubuhimbano ntimunabwemere. Haleluya. Ubu buhimbano bwinshi buremewe. Ubu buhimbano bwahawe intebe, ubu buhimbano mu butangira amaturo, ubu buhimbano butuma muhora imbere yabo ntimusiba, ubu buhimbano mu butegera indege mukaza gufata ibihimbano. Aba bantu bahimba barateguye utaza kugira ngo bafiye kuriza kuri zitere n'umutwe musa, bashoye mu makositimu. Umva kandi
hari n'abandi noneho bo bagurira kugura urabizi ego bagurira abantu runaka baza bambariye ku bintu baza mbese bakamenya umuntu ko aho aturutse n'ibyo atunze n'uko ibintu bimeze yego noneho nyaguhanura akaba ari mu rusengero arimo kamera Yego. akajya muri biro wa wundi umwe muri bo ushinzwe kumubonera amakuru akamuha amakuru y'abashyitsi baje aho Yego. nuko ibintu byose bimeze nuko yabuze urubyaro nuko byagenze Yego. noneho sasa rero akazana ubuhanuzi bwanditse ati ndi mu biro imana yamecuriye irambwira ubwo buhimbano bwo kwihimbira ongeraho na wa muntu umuvuga ati giye wibumba iveni ndabigukubita dore uriho nabi yego n'ubundi bari kujya mu kazi fashe ikinyoma yego shaka ibintu wambarireho nindangiza dore nabo abo yego nindangiza ndaza kukurondora wihangane ngo ukoze isoni iveni ni menshi nawe ngo ukoze isoni mvuge ndi mpereza ibyo bintu wambariyeho cya mbere n'iki cya kabiri n'iki uhita ubimereza kugira ngo nzamurire izina ukaza barateguye abantu bazikata barateguye bazi ko hari abantu bahoze baraguza bimurira ibirindiro byabo mu nzu y'Imana byo kuraguza muhame hamwe rero abantu bana n'umwuka wo kuraguza abatipe barateguye bashoramo amafaranga ibi bintu baremeye babishoramo kugira ngo izina ryabo rizamuke akemera akagukubita imbaga ukaza ucumbagira uri muzima akagusengera ukahita ukagenda akemera akagukubita vemiri ukaza uvuga udedemanga neza ururimi akarugobotora abantu bategura bagategura no kuvugana na rusofero uraza kubakina ngo mwumve ijwi abantu batwumvise ijwi rya rusofero bavuka hano hepfo mu mayaga akaza kutwumvisha ijwi rya rusofero ni ibihimbano aba bantu witeka yaba tugabije ngo ntitubatinye umuntu uhimba agahimba n'umugabo mugiye gushakana kandi uwo mugabo yamaze kugwaya komisiyo ati mpuza n'umwana ashaka mpuza n'uriya mwana uzangaye nyuma neza ukikunguza ukajya hari ugahanura utiravuze ngo nguriya umugabo wawe kandi ari ibintu bahimbye ese ibi bihimbano ugira ngo ntibirimo byahagize abantu birimo birahagiza abantu bikura umuntu mu rugo rwa mbere rumujyana mu rwa kabiri rumujyana mu rwa gatatu rumujyana mu rwa kane ibi bihimbano birimo birazerereza abantu ubuhanuzi bw'ubuhimbano butuma umuntu ava mu rugo abyaye kabiri ngo Imana imubwiye ko umugabo we ari runaka n'ubuhimbano ibi bihimbano rero babihimba mu izina ry'Imana yaremye ijuru n'isi yego dore ukuntu mwakabije Bibiliya yavuze ati aba bari ababyitirira imana zaha hepfo baba ari n'abazibyitirira iyi mana wo mu ijuru hari ababuhimba bakabwitirira imana yaha hepfo bamwe abandi bakabyitirira imana wo mu ijuru ariko ibi bihimbano mushyiramo ino mana ibi bintu mupfundikanya mugashyiramo iyi mana yandemye yego iyi mana yampaye kubyara hungu na kobwa mugahimba mukarambikamo mugashyiramo iyi mana ingaburira yego mugatinyuka mugashyiramo iyi mana impa kurya amafaranga nk'umuntu wize narize make mukarambikamo iyi mana yambukije abisiraheli inyanja muri mwibereye hariya muri mu gutonora amagi murisha ubunyobwa mugashyiramo iyi mana mugahimba mwayitwaje yaba tugabije Imana yavuze itumva ndababahaye mama Lionel ndabaguhaye muri iki gitondo ndabaguhaye barakabije nige Imana yabagabije dore ko mvuga ngo ndakabye Imana yabangabije murapfa pe niko Bibiliya ivuze nukuri murapfa murakabije ntasome abandi ngo tuyoboye amatorero umuntu agahagarara imbere y'intebe akareka abantu ko ayoboye itorero murapfa Imana yabangabije faya Imana data we reka mbabwire mukabikora mu izina ry'Imana ugatinyuka ukavuga ngo Imana irambwiye ngo mpaye amafaranga ngo ibi birahita bifunguka ubu se ko bitafungutse ngo mpaye amafaranga angana gutya ngo umwana wabuze urahita umusama muganga aramubwiye ko trompe zazibye murapfa
ubu nzi abantu biharaje ku muntu ubwo arabizi ko adafite matirisi, icyatumye ivamo ntimukimbaze, sinkeneye no kukimenya, gusa muhaye pole kuko yarahombye. Ariko nawe afite ukuntu agira gutya agacanga abahanuzi akabapfukama imbere ati munsengera Imana mu rubyaro. Kimbwira ko aba bahanuzi rero batuzuye mu mutwe cyangwa se bakunda guhanura itavuze, bafite ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe. Abahanuzi bose yapfukamye imbere, abo yapfukamye imbere mpari n'abo atapfukamye imbere mpari baratangira bati wiravuze ngo ndi Uwiteka nguhaye abana uratwise urabyara iki gihe none amaze imyaka 9 nawe kandi abamupfukamisha asenga nk'umeze urya. Hako nawe yihane n'umugome ariko ahura abantu amagambo, asenga nk'umeze urya, areba uburyo bikoza hirya no hino, ukabona nta n'agahinda afite kuko amaze iyo myaka atabyara. Kandi ubwo nyamugabo abamupfukamye iruhande arira ati mwanyingingiye Imana mwakabyara mwe ikampa urubyaro. Naho nyamuntukazi yifitiye kata azi igikorwa cyakorewe mu nda ye. Iyo bapfukamye bamuhanurira bameze atya, niyo bamuhanurira ko Imana imuhaye urubyaro bamufasheho mbega ubona nta kintu kimukozeho kuko azikata. Uyu ni umuntu wa kabiri menye umeze utya. Yego. Uwa mbere nzimuzi nkiri umukobwa yazengereje abahanuzi b'umujyi wa Kigali, wa Butare, wa Gikongoro. Abahanuzi bose bihimbira bamubwiye umwana. Mu bahanuzi 3 nanjye ndimo, ndamubwira nta mwana ndi kubona, ahubwo uyu mugabo wawe niwe ndi kubona afite abana. Sinzi uko Imana izabigenza ariko mbonye umugabo afite abana we mbona ntabwo afite. Naho umujama matirisi yahubujemo kera kubera impamvu tutazi. Ndangije nshyira umugabo ku ruhande, ubu ubona nikunguje kera ibintu ni bya kera ntafite n'ibiryo. Ura mfite ibiryo sinzabura kubagubanya. Yego. Ariko sha erega mwaradutobeye twabuze umutsima kubera mwe. Mutubujije umutsima. Umugabo ndamubwira mvara wa mugabo ntiwize amategeko ati narayize. Dore ni urabona nize guhanura mpingutse mvuye mu murima wa mama Margarita. Jyana uriya mudamu wawe kwa muganga barebe ko afite ibyangombwa byo kubyara, nusanga bifite ugaruke giye ngo usengere. Umudamu amujyanye ati ndagatsindwa. Coach. Kandi ivuriro ashakaga kumujyanaho niryo ryamukuyemo kwaje kwa kompro. Yanga kujyayo. Arangije aragenda avugana n'umuganga, aramubwira turamfasha iki ko ufite umudamu ushaka gupimisha gutya na gutya. Akaba yaranze, uramfasha iki nk'umuganga? Umuganga ati yitwa nde? Amubwira izina. Apsonda hamwe bapsonda. Asanga baramufite. Uwo muganga akoze ikosa ryo kumena ibanga, ariko mu rundi ruhande genda mushimiye. Ubundi nta muganga umena ibanga, ariko umuganga yaradufashije twebwe abahanuzi badapfundikanya. Yambwiye ati uyu mudamu turamufite hano itariki neye ukwezi kunuko umwaka n'uyu twamukuyemo matirisi. Ahita ajya mu mategeko bakora divorce. Ariko imyaka yacanze abahanuzi birirwa bamuhanurira ngo Imana iguhaye umwana. Ubuhanuzi mwihimbira. Hanze umukobwa ejo bundi bajyanye Rusororo bakamushyingura, mwaramuhanuriye urugo akaba apfuye atarugezemo. Nk'abana b'inshiramwe. Mu kwezi gushize dushyinguye umukobwa bahanuriye urugo. None apfuye atarugezemo. Ni ruriya rugo se mwahanuye rw'Rusororo basigaye bajyamo gusura abantu. None izi ngo muhanura bagapfa batazibonye. Izi nkumi muhanurira ko zizashaka zigapfa zidashatse. Aba bantu muhanurira ko bazabyara bagapfa batabyaye. Mana yanjye. Jewe muri 2018 ndi kubwiriza
abahanuzi babiri n'ubu muri uwo mujyi wa Kigali baracyatera abantu icyokere. Baraza bati iradudaya ivuze ngo bitarenze uyu mwaka Imana igukuye mu bukode iguhaye inzu. Undi waraza aradudaya aranarahira ati nitaye rwose nzongera guhanura. Ubu singeze muri 2023 nkiri mu bukode. Ubu se biriya bintu mwadudaye ko mvuye mu bukode hari itegeko ribahana, ntabwo jye najya kubarega bakabafunga, ariko itegeko ribahana ngiri muri Bibiliya. Imana igiye kubica yabangabije ngo simbatiye teko yabangabije dede twese iyambukije inyanja itukura Abisirayeli yabangabije, yatanze ibiryo i Samariya yabangabije, iyahaye Daniyeli kuyobora aturutse mu itanura ryaka umuriro yabangabije, yasubije Yobu ubuziranenge bwe yabangabije. Murakabije mwahanuye mu izina ry'Imana yo mu ijuru, muhanura no mu izina ry'Imana z'iwanyu, kuko hari n'abantu mufite udututi n'imisaraba mukorana n'Imana z'iwanyu. Turabaza abavuga butumwa barimo bajya kuri tere bakorana n'Imana z'iwabo, turabaza abashumba barimo bakorana n'Imana z'iwabo. N'ikimenyimenyi muri kujya ku dututi mubanje kujya kubika iminwa muri tuwarete mukabanza mukavugana n'Imana z'iwanyu. Ndahaza ahantu hamwe muri umujyi wa Kigali nagiye kubwiriza umupasiteri ndamutegereza ndamubura arimo avuga ibintu muri tuwarete. Sibyo ko tubitse ibintu byinshi twabagiriye ibanga, ariko Uwiteka yabangabije muri iki gitondo yambwiye ngo simbatinye mwarakabije, mwihaye umujyi mwiha ibyaro, ingo z'abakire murazizengereje, abantu mubahinduye zezenge, abana babaga abahanga mubahinduye abaswa kugira ngo mubireherezeyo. Data wa twese nawe yabahindutse, yabarambiwe kuko abantu bananiwe kubitandukanya. Abantu mwahanuriye, abantu mwarogesheje ubuhanuzi, nabo ubwabo mwabacanze. Bibiliya yavuze ko bananiwe no kubitandukanya. Bananiwe gutandukanya nimba ari Imana yo mu ijuru cyangwa ari Imana z'iwanyu, zimwe mugendana mu ikofe. Turazizi. Zimwe mugendana mu ikofe, zimwe muzinduka mukazunguruka intebe mujugunyaho ibintu. Turabazi n'ababibazanira turabazi. Ariko Uwiteka abo bose yabangabije muri iki gitondo. Mana ishimwe, murakabije. Abantu bananiwe gutandukanya isuburisha umuriro, bananiwe no gutandukanya Imana yo kwa Ahabu, bananiwe gutandukanya n'Imana yo mu Isiraheli, mwabacanze. Abantu bari kumpamagara ati mama Leone, Imana ko yambwiye gutya na gutya ikaba itarimo isubiza. Iyi Mana ko muhanuzi yamanuriye gutya, undi akampanurira atya, undi nawe akambwira gutya, bikaba byanze kuvamo, mbigenze ne? Byanze kuvamo kubera ko mwacanze abantu. Uwiteka nyir'ibiremwa yambwiye ngo simbatinye, gupfa byo murapfa, niko Bibiliya yavuze ngo uwo muntu uri gucanga abantu muri urwo rwego uzamwice. 21 ngo kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze. Urumva ikibazo abantu bafite mukozi wema, bari mu ijambo ribivuga ngo tuzamenya gute ijambo Uwiteka atavuze. Urumva ahantu bacangiye abantu. Mbega twebwe uko twihanuye vuba ko aribwo turimo tuza mu idini, ariko si ubundi aba bantu mwe murimo muza mu itorero mugashaka kujya mu bahanuzi bite byanyu mwebwe mwaje mukicara, kandi ku munsi wo kumva ijambo ry'Imana ni muze mu materaniro. Abapasiteri baba babatumiriye abantu bazima, murimo murirukanka mujya za Gobzori kugira gute ubundi mwebwe ko ariyo yayo, ko namwe tutazi ukuntu muje, ko muje nabi, muje intambike. Barakubatije ntushaka kwinjira mu rusengero rw'uwakubatije, urashaka gukata. Hari abantu rero nabo bameze nka rompuwe baba mu rusengero, hari abahanuzi bameze nka rompu bashaka gukatirwaho. Donc arashaka kugukatana. Izi rompuwe zitambitse mu rusengero zitaboneka mu nzu z'Imana, zirimo zikatana abantu zibajyana mu butayu, abandi zibajyana mu buvumo, abandi zibajyana mu misozi za Kanyarira. Aba bana baje ejo bundi bataramara n'amezi
murimo mureresha ibihuru, murimo mureresha ubwo buhanuzi bw'ubupfu. Ubundi wowe bite byawe, ubundi mwebwe bite byanyu ko muje kwihana mwagumye mu rusengero mukareka kwirirwa bajya kubamurikira izo za mayimuna, abo bazimu bo mu mazi, abo bademoni bo mu mazi bajya kubamurikira, abo bazimu b'abarangi bo mu bihuru, abo bantu babajyana muri go bizori ngo ngwino ujya kumva icyo Imana ivuze. Wakwicaye mu rusengero pasiteri akagutumira umuvuga butumwa ugakura neza. Ubu ko twicaye twebwe ko twicaye mu nzu y'Imana bakadutumirira abakozi b'Imana bizeye batavangiye, ubu twaracyanyutse cyangwa twabaye bazima? Mubona tutari bazima? Mubona hari ikibazo dufite mu buryo bw'umwuka? Mubona tumwaye? Bite byawe wowe uje nona erega nicyo ikibazo nanafite. Urajya kumva umuntu arimo aratanguhamya ko hari indaya akakubwira umwaka abikozemo kumva n'amezi 8 arashira kandi agashiduka yambaye yane y'abapasiteri. Iyo umuntu uko arimo atanga ubamye ejo bundi nta mezi 8 avuye mu buraya ahise abona ne gute? Rimwe na rimwe ahubwo ugasanga ari nibyo acyambaye mu rukenyerero. Uzi ibinigi bambaye, uzi ibintu bambaye muri abo majyepfo y'igihugu, uzi ibintu bambaye no mu majyaruguru y'igihugu. Ibihugu byose byaragoswe. Hepfo ngaho ku maguru bambaye ibirango biranga ko ari indaya. Uracyafite karagiteri zo kuri indaya. Hari abimakiye ukabona ni nk'abadayimoni bacitse irimbi, kavuga uti uno muzimu ucitse irimbi pe avuyeyo nona. Wajya ko ukabona yambaye yone yuko ngo ari umupasiteri. Ese wakijijwe ryari? Ati ejo bundi akakubwira igihe akijwe umva nta mwaka amaze. Ihizi ne muzikuye hehe? Kandi ikindi ko tutarimo tunabumvana ijambo ry'Imana mwanze kuryiga mutanaryigisha, ko turimo tumumvana icyo Imana ivuze gusa. Iravuze ngo irambwiye do shangara baba shantontara baba irambwiye. Iyi Imana irimo ibigisha inyuguti ya za baba gusa, irimo ibabwira gusa ibyo mubwira abantu bimwasomye Bibiliya. Imana ibagirire neza. Ndashaka kuburira n'aba bantu barimo baza vuba, mwikenyuka. Iyo ugendana n'aba bantu urakenyuka. Njira mu nzu y'Imana wicare utuze wumva ijambo ry'Imana. Naho umuhanuzi atahanura Bibiliya irimo ubuhanuzi irakubwira. Imana itugirire neza cyane. Bibiliya iravuze ngo aba bantu barimo bahanura mu izina ry'Imana wo mu ijuru, abandi bakabihimba mu izina ry'iyo Mana wo mu ijuru, abandi bakabihimba mu izina ry'Imana yabo. Imana yavuze ngo ntitubatenye ngo uyu muhanuzi azicwe. Imana yabatugabije. Twifuza ko mupfa murimbutse, ariko Imana ubwayo yavuze ngo umuntu azapfe. Hari abantu bagiye gupfa, hari abahanuzi bagiye gupfa batari na bake kandi bazize iki kintu. Imana itugirire neza. Ndumva twasoza dusengera aba bahanuzi bataye umutwe kugira ngo bajye kuwutora aho bawutaye mu ngo z'abakire. Umuhanuzi wataye umutwe mu modoka z'abakire asimbuka utore. N'abataye umutwe mu gute? Abataye umutwe mu majipo y'abandi mujye gutora imitwe. Abataye imitwe mu ngo z'abakire munyaruke mutore imitwe. Aba bahanuzi bataye imitwe ku makonte y'abandi bavidura munyaruke mujye gutora imitwe yanyu. Mureke guta umutwe. Mwikuka amenye ngo mbiguye ibisubizo by'abahanuzi bitwaye neza. Ubu byaje tugiye guhekenyura ukanuye amaso. Reka dusenge. Imana ikugirire neza cyane. Ndagira ngo nkwingingo y'umuhanuzi nawe wapfunyikiwe wihangane ngo haye pole. Ijambo rya mbere ngo haye pole. Ijambo rya kabiri gabanya ama stress uri kuzana mu bantu ngo Imana akubwiye gutya ntibirasohora. We do stress. Imana ivuze nonaha ko ubuhanuzi wahanuwe ntibusohore. Uwo muhanuzi wabuguhanuriye ntumutinye, niko Bibiliya ivuze. Yego. Reka tubasengere. Mwami Imana. Hallelujah. Ugira imbabazi nyinshi. Hallelujah. Zaragusagutse. Ubu ndabizi neza ko umuntu wakwemera agaca bugufa akavuga ati Imana imbabarire narayibesheye. Nukuri wahita umubabarira. Utitaye ku manyanga, utitaye ku mitungo yariye, utitaye ku bantu yayobeje. Nukuri wahita umubabarira. Sabye imbabazi nyinshi cyane kuri aba bahanuzi bataye umutwe. Abandi bakabikoreshwa n'inzara, abandi bakabikoreshwa n'amanyanga bavukanye, abandi bakabikoreshwa n'ububandi bazanye mu nzu yawe. Baha imbaraga zo kwihana. Ubababarire barokoke iri cumu. Kuko wabangabije pe. Kandi ndi kubyumva mu mwuka ko wabangabije. Mana rero iri mu ijuru wambaye icyubahiro no gukomera. Aba bantu babeshywe bakomeze. Mana ubakomeze pe ku buryo bavuga bati Imana iradukomeje. Ubambike izindi mbaraga. Urakoze ndagushimiye ko bana natwe iri jambo karikurikirana ibihe n'ibihe kandi ukarisohoza mu matwi y'abantu baryumvise.
mbisenze nshima mu izina rya data wa twese umwana n'umwuka wera amina amen.